ese nawe wizera ko kino kimera ari ikimera cyiza gitera abantu ubwenge? Niba ugishidikanya dukomezanye muri iki kiganiro. Muraho neza nshuti za bahaye ikaze, nitwa Biju. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kimera kino mubona afite mu ntoki. Bamwe bakizi nk'umuhengeri, abandi maviyakuku, ariko mu by'ukuri cyitwa lantanakamara. Iki kimera benshi bagifata nk'aho ari umuti ukomeye ufasha abana babo kugira ubwenge. Ese koko ni ukuri cyangwa ni ikinyoma? Reka tubivuge muri iki kiganiro. Niba wifuza kumenya byinshi kuri iki kimera, urebe ino video paka irangiye. Umunsi umwe nabonye umwana w'umunyeshuri yatetse kino kimera ari kunywa icyayi cyacyo. Mubajije arambwira ngo yumvishe bavuga ko kino kimera gitera ubwenge. Ibyo bintera gukora ubushakashatsi no gusoma amakuru menshi ku bijyanye n'iki kimera. Bamwe bafata nk'umucunguzi wazanira ubwenge, kandi mu by'ukuri ari ikimera gifite uburozi haba ku matungo ndetse no ku bantu. Reka noneho turebe iki kimera ubundi gikomoka. Kino kimera gikomoka muri Amerika y'Amajyepfo, kikaba cyaraje gukwirakwira ku isi hose ndetse kigera na hano iwacu muri Afurika. Mu bihugu bimwe na bimwe kino kimera kirabujijwe kugitera kubera ko cyangiza ubutaka kigatuma imyaka itamera, kandi kikaba gifite n'uburozi. Nubwo hari benshi bagiye bakifashisha mu buryo butandukanye, ndetse bitewe n'imiterere y'igihugu ndetse n'imico yabo bakaba banagikoresha bakinywa, ariko ubushakashatsi bwemeza neza ko kino kimera kirimo uburozi bwangiza amatungo ndetse n'abantu. Birumvikana ko kugikoresha ntabwo byizewe rwose. Reka noneho turebe icyo ubushakashatsi bivugaho. Dukurikije ubushakashatsi bwakozwe na FAO, Science Direct ndetse na Journal de Toxicology ndetse n'urubuga rwa Wikipedia, ruvuga ko iki gihingwa cya lantanakamara ari igihingwa gifite uburozi bwa lantadene A na B. Ubwo burozi bugira uruhare mu kwangiza umwijima, bishobora kuba nyuma y'igihe, ariko uko ugenda ugikoresha kigenda kikwangiza buhoro buhoro. Ubwo bushakashatsi bwakozwe bwagiye bukorerwa ku nyamaswa zigiye zitandukanye harimo n'imbeba, kandi murabizi ko neza ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba buba bufite aho buhuriye cyane n'ubushakashatsi bukorerwa ku bantu, kubera ko organe ziba mu mbeba buriya ziba no mu bantu. Ushobora kuba warakoresheje kino kimera cya lantanakamara ntugire icyo uba ako kanya, ariko uburozi ntabwo bubujije ko bwakwinjiyemo. Igihe icyo ari cyo cyose kigikoresha kandi ku rugero ruri hejuru, gishobora kukwangiza. Ushobora kubona ibimenyetso ako kanya cyangwa ukazabibona mu gihe kizaza. Kuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko hari ubundi buryo bushobora gukorwamo kino gihingwa cya lantanakamara ku buryo bwizewe. Ibyo ngibyo dushobora kuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Nshuti yanjye, kuba umuntu yakoresha ibimera ni byiza kandi nta ngaruka bikunze kugira ku buzima bw'umuntu. Ariko mbere yo gukoresha ikimera, jya ubanza ukora ubushakashatsi bwawe bwite kugira ngo utazashiduka winjize mu mubiri wawe ibintu byakwangiza. Nshuti, aho kugira ngo uhe umwana wawe kino kimera kugira ngo akunde agire ubwenge kandi mu by'ukuri kitizewe, hari ibyo ukwiriye kumukorera. Icya mbere, mu ibyo kurya birimo omega 3 nk'amafi, amagi, indagara, amata ndetse n'ibindi. Ushobora gukunda kumuha imboga za brokoli cyangwa ukamuha izindi mboga nyinshi zigiye zitandukanye hamwe n'imbuto. Murinde kugira stress, umuha umwanya wo gukina ndetse no kwisanzura. Mukoreshe tide cyangwa umufashe gusubiramo amasomo yiwe. Ikindi, umufashe kuruhuka bihagije. Ukamuha inzuzi, ukamuha amaronji ndetse n'ibindi byo kurya byujuje ubuziranenge. Ikindi, mureka aruhuke nibura hagati y'amasaha 8 n'9 ku munsi. Mukoreshe siporo, kubera ko siporo iringaniye ku mwana ifungura ubwonko bwiwe. Ujye ukunda kumusomera ibitabo kandi umufashe mu masomo ye. Tutibagiwe no kumusengera, kubera ko ubwenge butangwa n'Uwiteka. Niba ukunda ukuri n'amakuru yizewe ku buzima, kandi ukabona kino kiganiro hari icyo kigusigiye, ntiwibagirwe gukora subscribe, gukora share ndetse no kutwandikira muri comment, kuko ni iby'agaciro kuri twe. Reka ngushimire ko wakomeje kubana nanjye. Bye.